inshuti namwe bakunzi ibiganiro byacu reka tubaze tubahe ikaze twongera kubarakira mu biganiro byacu aho dukurikirana kuri YouTube urubuga ni Umurenge.com kuri YouTube mukadukurikirana kuri Umurenge TV. Urakoze Umurenge ndabishimiye cyane kuba uduhaye umwanya wo kugira ngo tubane nawe y'abanyikazi bahanzi nasezerano nkaba ndi umwe mu bayobozi ba Gatumba Refugee Survivors Foundation n'ishami ry'abacikacumu bavuye hariya mu SP mbere na mbere tarakomeza reka twongere twibutse abagenzi bacu cyangwa se abakunzi bacu ko ubu nyine muri kudukurikirana aho twaje mu muhango wo kwibuka abacu bazize uko basa mu Gatumba. Uyu munsi hakaba hagaragaye abantu benshi bitabiriye muri iki gikorwa. Ese SP ni zihe mbaraga mwakoresheje ko ugereranyije iminsi yashize cyangwa se imyaka yashize ibona mu byagiye biba abantu bagiye bitabira ari bake? Ese uyu munsi ko bitabiriye ari benshi mwabigejeje gute? Cyane ikibazo cyiza ariko sinakubwira ngo hariho strategy twakoresheje itandukanye n'izo twakoreshaga mu myaka ishize. Icyo nzi cyane ni uko kino kibazo cya Gatumba abantu benshi bamaze kucyumva, kandi urebye ibibazo abanyamurenge dukomeza duhura nabyo ni nk'aho bikomeza biba reminder y'ibibazo twahuye nabyo in the past, of which na Gatumba irimo. Noneho ugasanga abantu noneho bibarazi inshinga kuko navuga mu Kinyamurenge, they want to do more for the people ubwoko bwacu. Noneho I think we are very happy, ariko nanone twifuza ko no mu myaka iri imbere tuzatugira abarutabo twabonye ubumenyi, and we're not gonna use any other technique or strategy itandukanye n'iyo dukoresha. Tuzakomeza turindira cyangwa se dusaba abantu bacu ko bitabira ibikorwa nk'abi. Rero SP avuze kuko akomeze gukangurira abantu kwitabira ibikorwa byacu cyangwa se kudukurikirana. Reka twongere tumubaze iki kintu. Hariyo abantu benshi bitabiriye uyu munsi, ariko urebye hariyo ubunebwe buri mu bantu, usanga aho abantu bakora amakwe cyangwa se bagakora ibiterane kuri uyu munsi wo kwibuka. Ese SP icyo kintu bashobora kukivugaho iki cyangwa se bashobora kuvuga iki? Ndakubwira n'umutima wicishije bugufi. I would like to skip your question wajije kuko nta nyishu ngifitiye. Buriya umutima utagucira urubanza igihe mwene mama wawe cyangwa se kuzine wawe yarira ari mu kababaro, wo kumva ko ari ngombwa ko ugenda mu birori, njyewe space ndi umuntu wo kugucira urubanza ngo se niyo mpamvu wabikoze. Ariko mu cyubahiro cyangwa se muri trust nahawe nk'umuntu ukorera abacikacumu barabisabye, kandi twakomeje tunabibwira n'abantu ko muri kino gihe cyo kwibuka nyamuneka abantu ntibakazakora ibintu bijyanye n'ibintu. Ariko buriya abantu bose buzi ibintu bitandukanye, ntabwo njyewe SP mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo nahakanira umuntu bareke gukora ubukwe. Kandi ntakubeshe mwarabibonye n'umwaka ko byabaye byinshi turanabitukuva, sinzi abantu bamwe batubwiye na nabi, noneho ukibaza kubwirwa nabi ku kintu cy'ubwoko. It doesn't make sense. I assume kiri umuntu wese agomba kucumva akabona ko ari igikorwa ciwe, aho kugira ngo yirirwe aparinga, niko navuga abandi babarira wogenda ugahoza uriya muntu wawe. Ariko kandi aho ngaho uvuze neza cyane, kandi birumvikana kugira ngo umugenzi wawe apfushe ariko wowe uje mu birori cyangwa se wishimire, bigaragara ko uba usa n'uwishimiye gupfusha. Ariko cyane cyane hari ikibazo cyakomeje kuza mu bantu bakavuga ngo ababyeyi ntibigisha abana kwita kuri iki kibazo cya Gatumba. Ese ubona ko ababyeyi bafitemo uruhare mu bituma abana batitabira? Tuvuze ngo hariho ababyeyi bamwe basigaye mu mazu kandi bacitse ku icumu. Ese urabona bifite isano cyangwa se bihuye n'uko abana batitabira n'ababyeyi ntibitabire? Wowe ubibona gute? I think isano kuko buriya twese iyo ukura ureba imico y'ababyeyi bawe, wigira ku babyeyi bawe ibyo bakora akaba aribyo nawe ukora. Ndumva ababyeyi bafite uruhare runini cyane ku bana babo,
niba wicara mu rugo ntubwire n'abana ko hari icyunamo ubihaye se agaciro sinzi ariko okay ndabazaho gato icyunamo mwagiteguye niki ubona mwakoze neza niki ubona mugomba kurushirizaho cyangwa se niki ubona cyakozwe uko muteganyije ikintu kimwe nakubwira imurenge.com nuko icyunamo kitazareka kuba kwibuka tuzahora twibuka kandi nimba twagize success uno munsi n'ejo turasaba ko tuzagira success ibyabaye nyuma ndibaza ikibazo cya mbere wambajije ko abantu batitabiraga mu myaka ishize for me nk'umuntu umaze imyaka muri foundation ndavuga ati ibyatambutse byaratambutse but we are working towards having a successful memorial every year and then I think ikintu twakoze kiri different than imyaka yose twakoze kandi ndabivuga nikishije bugufi pe ntabwo we didn't push people ntabwo twabembereje abantu ati ngiye kominike ngayo muze mucunamo twaretse imitima y'abantu yonyine ijyaje and I strongly believe that abaje hano uno munsi ni abicaye mu rugo abadrivinze baza za New Hampshire za New York za Maine za Washington za Texas ni abicaye mu rugo baravuga ati nshaka kuja mu cyunamo atari uko SP umuyobozi wa GRSF yabatumiye mu cyunamo so that's the same mentality n'umutima dushaka ko abantu bacu bagira bumva bafite iriya pain ituma bashaka kuza kuruhuka babo ngewe nka SP leader hazozundi urumva I hate people and I hope this word came out so strong I don't like people who are basing ikintu nimba ari nje uri imbere wawe gutegura nimba umuntu atankunda ndaguheza example y'abantu bacu akanga kuza muri gikorwa nk'iki kubera ari SP wawe kiniti and you know that ndetse akumva ko ari icyawe atari icyabuze and it's not mine I think the way I always work I wish people can see it I work for my people ntabwo nkora nshaka guteza izina rya SP imbere at all so like I've heard a lot of comments the people that come to the memorials the people that support me that none of these people I know here none of these people Kingi azihano baje because in their heart deep in their heart babonye ko ari ngombwa kuza kuvuka babo na niyo mentality nshaka kuzakomeza ihaba of which nayo yabagaho ariko se twikomeje kuri icyo kibazo hari benshi bavuze ngo ntabwo mwatanze ubutumire mu makanisa cyangwa se hirya no hino ese icyo kintu wumva ari cyo kivugaho cyangwa se ni ukuri cyangwa se ni ibitekerezo none se narishaka kukubaza ikibazo media dutumira ni media uvuga z'abanyamurenge cyangwa ni media z'abanyamurenge izo arizo zose yaba ari ama platforms y'abazungu abanyamakuru basanzwe we did here locally twara MVC abanyamakuru ba hano abantu bakoze za connection bakagama barabikoze kandi I'm really proud of them ariko kandi kira kibazo bajije ngo se mu gute warongo tutakominike n'abantu cyane n'abanyamakuru bacu b'abanyamurenge abo ngabo b'abanyamakuru b'abanyamurenge yes navuga ko tutakoze iyo community ariko mu bandi amakanisa n'abaturage basanzwe ni gute wotumira umuntu mu kiriyo ciwe uzi ngo hari kiriyo ukarindira ngo nzakwandikira urwandiko ngo uzaze mu kiriyo ari kiriyo cyawe does that make sense to you aho ngaho cyane sinzi ko wenda nubisobanuraho neza bamwe bavuga kuko habe nubwo umuco wari kiriyo cyawe ngo hari igihe ugomba kwibutsa umuntu bavuga ati kuri iyi minsi dufite bavuga kuko muri make batari bazi aho icyunamo giherereye batari bazi uko gishobora kuzabera hano cyangwa se kizabera ahandi bavuga ko habaye intege I am so proud and happy that you use wakoresheje iryo jambo ngo gishobora kuzabera ahandi that means it might happen which means that hari possibility kizabera ahandi people knew that icyunamo cyari kubera muri ayo ikintu mubwira abantu bacu b'abanyamurenge bakunda kupikinga babona there is nothing
in all the organization zitarimo fault niko novuga noneho bagafata kajya kamwe gusa like just because they never received a letter muri WhatsApp group bakabikoresha as a it's like a exactly an excuse baba babuze icyo basically baba babuze ikindi bakoresha. What I say your point kandi narumvise mwarakoranye ikindi kiganiro n'abantu it's an escape route iyo umuntu adafite ukuntu yisigura kandi buri umuntu ukera yayisigura bazi ko ari mu makosa you cannot defend yourself if you not at fault. So I personally nchiri rubanza ntakintu nchiri rubanza sinakole community ahubwo babibaza nibo babikira rubanza because you cannot follow up on something if you don't feel guilty about it. Ikibazo cyane mari naco turangirizaho kuko amasaha yagiye niki muteganya gukoraho neza mwakoze uyu munsi ari umunsi mubona ko kitagenze neza kuko mwifuza ariko ubutaha mwifuza our main goal ndibaza ko mu bantu bari mu manama twatangiye wari urimo wewe nk'umucikacumu twari twavuze ko twifuza ko tuzagira good number of people. That was our goal. Ikibazo gisubire mu bantu bacu abanyamurenge bacumbe ko ari icyabo bitabire tugire inamba tuzabura twicaza kandi babonye ko byabaye umuntu. So that's one of the success. Ikindi nuko abatumirwa twateganye ko bazaza baraje we were able to bring them here n'ibiganiro baduhereza turumva ko bizagira umusaruro mu bintu twadukora. And then the other thing is twese turabizi ko ubutabera butaraboneka kandi ntabwo ari ikintu duhishanye twese turabizi ariko kandi tugiye kwiga ukuntu dushiraho structure izadufasha noneho kugira like a better coordination in terms of knowing who's in charge of what. Because personally, if someone asked me about the case, I won't know much like Jean Paul yabimenya cyangwa se mengi noneho tugira abantu bahagararira ibintu bamenya ati I'm doing this, I'm in charge of this, and then I think we're gonna move forward in doing great things in the future. And the other thing I really call for our people nuko ni igikorwa cy'umuntu wese ntabwo ari cyahise ntabwo ari n'icy'abacikacumu bonyine buriya hari ikintu nabuze ndavuga ngo umunyamurenge wese ni umucikacumu urumva iyo umunyamurenge utari mu gatumbi yaje kuba abajyajuru nawe aba yararashe just because ari umunyamurenge bisobanura ngo nawe ni umucikacumu. So once you starting to label something nkari ikintu cy'abantu bamwe then you are failing yourself because it's all of us because twaje hano benshi tuje mu madosi twarakoresheje no test ya gatumba as a push to come in here. So once you get here then you have an excuse of complaining that you're not being reminded of the things that we are doing as the foundation. I will request all our people tuve mu bintu byo guterana amagambo pointing fingers of what's not going right, what's going wrong. Ahubwo if you see something is going wrong reach out tuweze inama nimba ubifitemo ubumenyi bwinshi utubwire how to do it. Then if really you have great ideas we'll put them in practice. Yeah, thank you so much. sawa inshuti mwakunze reka turangiriza ikiganiro cyacu hano tubabwira ko ibiganiro byacu bikomeza uyu munsi aho dukora n'ibindi biganiro mu ijoro n'ejo tuzakomeza kubagezaho ibindi biganiro bitandukanye. Kuri microphone mukaba mwari kumwe naje David Manowa hano tukaba twari kumwe n'umuyobozi wa Gatumba Foundation ariwe Espagne Nyasezerano. Dukomeje kubararikira tubasaba gukora subscribe ku rubuga rwacu ndetse no kuri YouTube. Murakoze.